Umugabo w'imyaka 45 yasanzwe mu biro by'akagari yapfuye. Ni inkuru dukesha ikinyamakuru BTN gifite umutwe uvuga ngo mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki ya 11 Gicurasi 2025 nibwo mu biro by'akagari ka Bihari mu murenge wa Ruhuha akarere ka Bugesera hasanzwe umugabo yapfuye bikekwa ko yiyahuye. Abaturage batuye muri aka kagari ka Bihari ubwo baganiraga n'umunyamakuru wa BTN ku murongo wa telefone bavuze ko uyu nyakwigendera witwa Nkundiyerora mbere yuko yitaba Imana mu ijoro ryakeye yagaragaye ari kumwe n'abakora irondo ry'umwuga ubwo bari bagiye kumufungira ku kagari nyuma yuko hari aho yari yateje akavuyo inshuro ebyiri zose. Bikomeje babwira ikinyamakuru cya BTN.com ko bakeka ko yaba yakubiswe n'abanyerondo bikamuviramo gupfa kuko ngo bwa mbere nyakwigendera yabanje guteza akavuyo ahantu abanyerondo barabihosha none atashye mu rugo rwe ahita asagarira umugore we biteza umwiryane kugeza ubwo inzego zishinzwe umutekano zihagobotse zigahitamo kujya kumufungira mu biro by'akagari mu rwego rwo guhosha amakimbirane. Bati amakuru y'urupfu rw'umuturanyi twayamenye mu gitondo ubwo yasangwaga mu biro by'akagari ka Bihari yapfuye. Turakeka ko yaba yishwe akubiswe n'abanyerondo bahamujyanye kuko mbere y'uko apfa mu ijoro ryakeye yabanje gukimbirana n'abantu nabwo atashye iwe aserera n'umugore we wa kabiri bituma abanyerondo bahagera bahitamo kumutwara aho yasanzwe yapfuye. Wabona bamukubise bikamuviramo gupfa ahubwo mu rwego rwo kuyobya uburari bakamukuramo umupira we bakamuzirikisha mu ijosi bamumanitse mu ijosi ngo bigaragare ko yiyahuye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ruhuha Uwamugira Marite ubwo yagiranaga ikiganiro n'umunyamakuru wa BTN ku murongo wa telefone yahamije iby'iyi nkuru y'incamugongo aho yavuze ko kugeza ubu hataramenyekana neza icyishe nyakwigendera cyakora nyuma y'iperereza ryahise ritangira akaba aribwo kizamenyekana. Yagize ati nibyo koko amakuru y'urupfu rwa nyakwigendera twayamenye tuyabwiwe n'abanyerondo bakoze mu ijoro ryakeye. Kugeza ubu ntiharamenyekana icyamwishe kuko iperereza ku rupfu rwe rigikomeje ahubwo gishobora kumenyekana nyuma ariko ari uko rirangiye. Gitifu Uwamuragira waboneyeho kwihanganisha umuryango wa nyakwigendera yavuze ko umuryango wa nyakwigendera wijeje ubutabera ko ubuyobozi buzakomeza kuwuba hafi. Akomeza ati mbere na mbere tuboneyeho kwihanganisha umuryango wa nyakwigendera. Icyo twakwizeza abaturage by'umwihariko umuryango wa nyakwigendera ni uko uzahabwa ubutabera. Ikindi nk'ubuyobozi tuzawuba hafi. Andi makuru BTN yabashije kumenya avuga ko nyakwigendera Nkundiyerora asize abana 4 ndetse ko yabanaga n'umugore wa kabiri kuko uwa mbere yamutanye abana 2, umwe uba mu gihugu cy'u Burundi n'undi usanzwe abana na nyirakuru. Umurambo we wahise ujyanwa ku bitaro bya Nyamata mu gihe hategerejwe isuzuma mu bitaro bya Kacyiru i Kigali.